Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosore ikizamini nk'iki ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya. Niba ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu usabwa ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukakanda nayo cyaba ikizamini cyose gikozwe. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizamini kimwe gikozwe wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizamini kimwe cyakozwe. No kugira ngo ujye ubona ikizamini cyose cyakozwe ujya wanditse subscribe ukakanda nayo nyishyiraho ugahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Murabizi ngenda cyaho n'amasomo agenda agufasha kumva neza bino bizamini byakozwe kugira ngo ujye uyabona ku gihe, ujya wanditse subscribe ukahakanda. Murabizi ngenda postinga n'ikibazo kiri gukunda kuza kugira ngo nugera mu kizame ugahura nacyo uhita ugikora wakibonyeho. Rero ibyo byose bibaye gusaba gukanda subscribe aho hasi. Mbibutsa ko code ziri koneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukuntu bikorwa, uduha amasaha ubonekaho ku munsi ukambwira ati wenda mboneka kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro. Iyo ayo masaha ageze turaboneka twakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo babaza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 tubafashe kwiga mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu, tunagufashe kubona code aho waba uri hose mu gihugu. Ndatekereza ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndatekereza ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki, uragenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Kirabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye, ngo ni nko kukubaza kimeze gite. Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, urahitamo icy'ukuri. Aravuga ngo uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Beka akubwira ngo uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. Seka akubwira ngo uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara. Deka akubwira ngo mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze gutemeso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Iyo ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo urebe neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko rero wamaze gutemeso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni de ishusho bari mpande eshatu mu ibara, ishusho bari mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero de ariyo mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wareba video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, sura kuri YouTube channel yacu irebe ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Murabizi gahunda yacu no kugira ngo nujya mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Bibutsa ko code ziri koneka aho hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha abonekaho ku munsi yageze turaboneka, tukaguha amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwiba kunda kubaza mu bizame, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kugira ngo ibyo byose tubafashemo. Noneho ukeneye gukora rimwe ariko uri mu buryo bwo kujya ukosora ikizame cyose cyakozwe, ukanda subscribe hasi, ikintu cyose nkizeho ukajya urakireba, nabwo ukora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mujye mubona ubuhamya bwa benshi baba bigiye kwa ino YouTube channel kandi bagakora rimwe bagahita batsinda. Hamwe na Rwanda Driving College TV, gukora rimwe ni ibintu bisanzwe. Ndakeka ko rero mwamaze kubikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa. Hari ahantu ugera bikabibujwe ko wavuza amahoni. Ese icyo cyapa kirangwa n'iki? Kuko ngo ugira umenye ako gace uragiramo ntuvuza amahoni, hari ibyapa bashyiraho. None icyo cyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na, aravuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara.
mbega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C ikakubwira ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi so cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza yaba mu buryo bw'amagambo byaba mu buryo bw'amashusho, niyo mpamvu aba ari ingenzi kurebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iri kuri YouTube channel. Yirebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi bijye bikorohera. Icyo cyapa nacyo kirimo hano. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Ishusho n'uruziga, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza birangwa n'iki? N'ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Kandi kuko bari babitubwiye batangira ikibazo ngo ko bibujijwe kuvuza amahoni, ko bibujijwe ibyapa bibuza. Ugahita umenya ubusobanuro bw'icyapa kubera ko uzi itsinda ribarizwamo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero se, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: umuhanda ni muto, ubugari bwawo ntabwo bwatuma unyuranaho nta nkomyi, ushobora rero kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi kimwe mwa bino baduhaye. Aravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kavuga se abanyamaguru bari kugenda gahoro cyangwa bari kwirukanka. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye? Se ikakubwira ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe? 5, 10 cyangwa hari umwe cyangwa nta n'abahari? D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nta na rimwe biba byemewe ko umuyobozi w'ikinyabiziga anyura mu kayira k'abanyamaguru. Rero niyo mpamvu hano ibintu byose waba urarebaho ntabwo byemewe, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramaze guhitamo D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayisemo, ibibazo biragaruka mu kanya mu kizamura akora, ushobora gusanga kino kibazo kigarutse, ubu kimenye kugira ngo nikiza uhita ugikora. Murabizi hamwe na Rwanda Driving College TV gahunda yacu no gukora rimwe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo amatara ndanga, beka ngo amatara ari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndanga burumbarare, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo ku bantu niba ari bwo bwa mbere dukosoranye kino kizame, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ku buryo nk'iyo uhisemo A kandi igisubizo cyakagombye kuba D, ntabwo bavuga ngo kuko A yari iri mu bisubizo by'ukuri n'ubundi ngo baraguhaho igice. Oya, ni system ibi kugukosora iyo utahisemo inyuguti wakije. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Buriya biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibiba bireba amatara ari imbere mu modoka. Ndakeka ko mujya mugenda mu modoka zigiye zitandukanye, imwe ukayigendamo ukabona harimo amatara y'umuhondo, indi ukayigendamo ukabona irimo amatara imbere y'umutuku, indi ukayigendamo ukabona irimo amatara y'icyatsi. Ari amatara y'imbere mu modoka yo ibyo ntibiba biyareba, uba wayagira uko ushaka. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abagenzi, abayobozi b'ibinyabiziga. Ese ku buryo ibyo bikoresho abagenzi babibona ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, mbega ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa. Seka ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mujye mwitegereza neza ikibazo, hari igihe bahinduramo akantu gatoya kigahita gihinduka, bigahita uvuga se ko nari nzi ko igisubizo cy'ukuri ari iki,
kumbi bahinduyemo akantu gatoya. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi atandatu. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere. Se ikakubwira ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara. Bibutsa ko ukeneye no kwiga ikinyabiziga mu gihe gitoya, ukwezi ukaba wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 niba muri mu mujyi wa Kigali biba byoroshye cyane, twakwigisha wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo, nicyo biba bishatse kuvuga. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibinyabiziga bikurikira biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi atandatu ni ibihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Kino kibazo barongera bakagikubaza kimeze neza neza gutyo, ariko hari amezi atandatu bagashyiraho wenda mu mwaka, gihita gihinduka uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Bashyiraho mu myaka 2 ugahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Urumva rero hano igiso cy'ukuri aba ari D, ibisubizo byose nibyo, ariko ari mu mezi atandatu. Ubwo niba baramuka bahinduye mu mwaka, mu myaka 2, uzamenye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramaze guhitamo D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamu urakora mu kanya kitari buze kukugora. Murabizi ibibazo biragaruka, uba wakosora kino kizami kimwe cyakozwe, ejo wagerwa ukabona ibibazo 7 biragarutse, ko ni ibibazo 8 biragarutse. Niyo mpamvu ubona bamwe bakora rimwe bagahita batsinda. Murabizi hamwe na Rwanda Driving College TV ikintu kiba gisabwa no gukora rimwe tugahita dutsinda. Twabigize umuco, ikintu busabwa ni kimwe, ujye wanditse subscribe ukakanda, ikintu cyose kizeho cyagufasha ukagira ahita ukibonera kugiye utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye utuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Beka ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwirayo ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona ni igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cyanya cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni aba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Bibutsa ko bino bibazo ariko hari ibindi bibazo birimo bijya gusa neza neza nk'ibi. Hari abantu nabonye bansabye ngo nzabikore aka video kabyo. Ibyo bibazo bitarenga 10 biba bijya gusa, nkagenda bereka ahantu biba bitandukaniye, kuko n'ubundi niyo bagiye kubibabaza niko babibabaza, nta kintu bahinduraho, kugira ngo utwo tuntu bagenda bahinduraho tujye turatureba. Hari abantu bansabye ko mbidabikora aka video, ndaza gukora. Ikintu usabwa weho ni kimwe, yanditse subscribe wakanda kugira ngo nimbishyiraho uhite ubibonera kugiye, kuko ikintu cyose dushyira hano aba ari cyo kugira ngo ujye gukora rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B bakavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Se bakakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na B imbere ni metero 1 na santimetero 70, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe D ikakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Aho A aba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo
ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Kino kibazo bashobora kugihindura, bagihinduraho akantu gatoya bikakuba wagira ngo ikibazo cyahindutse kandi kitahindutse. Bashobora gufata ziriya metero bakazishyira muri santimetero bakavuga ngo inyuma ni santimetero 350. Jya mbona bakunda kubikora. Santimetero 170. Kuba bahinduye ingero gusa bikaba bituma ushobora kwica ikibazo kandi wari kugikora. Niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku ngero kugira uzahita uyabonera ku gihe. Ujya wanditse subscribe ukakanda nimbishyiraho uzahita ubibonera ku gihe, kugira ngo ibibazo nibajya bibizana ujye uzi uko bahindura ingero. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ugiye gusura ababyeyi mu cyaro, hari urwondo ikinyabiziga cyawe gihezemo, ese ni ubuhe buryo bwakoresha kugira ngo kivemo? Aravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D ikubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, ikintu kiba kigomba gukoreshwa hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga ziba zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ese uramaze guhitamo B? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 gufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu mu gihe gitoya kitarenze iminota 3. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya tuguhera ku gihe kuri WhatsApp watwandikiye. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho ni nkaho tuba turi kumwe, kuko nkwigisha nkaho turi kumwe, nkagusharinga screen ya computer yanjye, nkagenda gusobanura ibintu tukajya turabivaho ari uko ubyumvishe. Uduha amasaha aboneka ku munsi, ukambwira ati wenda mboneka saa 8 z'amanywa kugera saa 11. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha amasomo meza ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bizame bikunda kubazwa cyane, ibibazo bakunda kubaza wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo. Ushobora kubona nimero yacu ukeneye wenda ufite ikizame mu masaha make, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara tukaba twanakugira inama z'ukuntu uri twitware. Murabizi intego yacu bari yo kugira ngo tubone mukora rimwe muhita mutsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukaba ukeneye kwiga computer, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara tukaza tukayikwigisha mu gihe gitoya, wagerwaho mu kizame ntikubere imbogamizi. Noneho hari n'abandi bantu baba bafite umwanya mutoya kujya atabona igihe cyo kwiga igihe kirekire, akiga umunsi umwe, ushaka kwiga umunsi umwe bugacya ukora, ariko biba bisaba kugira twigane turi kumwe. Uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 26 tukakubwira aho dusanga, cyangwa twebwe tukaza tukakwirebera tukakwigisha turi kumwe nk'amasaha 5 cyangwa amasaha 4 bugacya ukajya gukora, kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero tuyabafashemo. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ariko kuvuga ngo metero 4, bikavuga ngo metero 3 na santimetero 50, se kavuga ngo metero 3, deka kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona ni igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo, twihuta cyane, kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri muromoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Umuntu yaguha ikimenyetso ko ashaka kudepasa cyangwa kunyuraho, kugira umweke ko wabonye icyo kimenyetso ugakoresha iryo tara ry'icyatsi. Ese rishyirwa hehe
na hano baduhaye hatukurikira irakubwira ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mbega ngo inyuma hafi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. Ikakubwira ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo, ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyegerikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Murabizi niyo umuntu agiye kudepasa cyangwa kunyuranaho aca mu ruhande rw'ibumoso, niyo mpamvu rero igomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wahisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kino kibazo kitakunanira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumuro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Hano hari ibipimo bagiye baduha. Urabona ko hano bari barafashe batubwiye ngo metero 1.25, ariko bashaka babishyira muri metero, akaba metero 1 na santimetero 25. Byose yarishoboka, niyo mpamvu uba ugomba kumenya kuba uzi ubumenyi buke ku bintu bijyanye no guhindura ingero, kugira ngo niba babihinduye ugire ahita umenya igisubizo cyakagombye kuba icy'ukuri. Mbega ngo santimetero 30, ikakubwira ngo santimetero 75, ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Ano mapikipiki abantu benshi bakunda kuyambazaho, ese aba ameze ute? Mu Rwanda nta nubwo akunda kuba hari, kuko usanga mu mahanga bayashyiramo n'amapikipiki ameze nka yano asanzwe, ariko mu mpande aba afite akantu kameze nk'akabogisi bashobora gushyiramo imitwaro itaremeye. Mu bihugu byo hanze mbona batwaramo n'abana. Iyo pikipiki niba utayizi urebe mu bintu ndapostinga, ndaza kuyishyiramo kugira ngo uyirebe ukuntu iba imeze, ariko kuba utayizi ntabwo biba byatuma udakora ikibazo. Iravuga ngo metero 1.25, beka ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 45, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 cyabaza ngo icyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Hari kino cyapa ukuntu gisobanura mu nkomane, hari noneho icyo gisobanura aho banyura bazengurutse. Ubusobanuro bugiye butandukanye. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. Mbega ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Sega ngo tanga inzira ku makamyo na za autobisi. Ndeka ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Kino cyapa iyo ukibonye hari abanyura bazengurutse, cyangwa aho mwita kuri rompuwe cyangwa muri rompuwe, kiba gishatse kukubwira iki bitandukanye n'icyo kikubwira iyo uri mu nkomane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso bwawe. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Murabizi ibibazo biragaruka, ni ukujya urakosora ikizame ukava ku kibazo ucyumvishe ku buryo nikigaruka mu kizame uri buze gukora urahita ugikora. Niyo mpamvu ubona bamwe bajya gukora bagakora rimwe, abenshi bajya gukora rimwe byabaye umuco. Hamwe na Rwanda Driving College TV, murabizi ibibazo biragaruka. Rero ikoso ikizami cyose cyakozwe wabona hari biri kukugora ukabyandika muri comment, uteguraho amasomo, nta kabuza ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ikintu busabwa ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukakanda na cyangwa ikintu cyose ukagira ahita ukibonera. Kugira ikibazo cya 14 kibabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo komeza imbere gusa. Beka ngo aho kunyuranaho imbere. Seka ngo aho guhagarara umwanya munini. Ndeka kubwira ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Kano gafresh kari kureba imbere gusa, ubwo ari kugutegeka ko ugomba gukomeza imbere gusa. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Naho iki icyapa kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe cyo gifite ishusho ya mpande enye.
ariko kirimo kano ga fresh ariko gifite ishusho ya mpande enye. Rero kino cyo kivuga ko ugomba gukomeza imbere, gusa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka niba utari wareba iyo video ushobora kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse. Ugeze hari abanyura bazengurutse, ese ni hehe uhita winjirira? Ugiye kuhazenguruka ni ikihe cyerekezo uhita winjiriramo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ibumoso, mbega ngo ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika, seka ngo iburyo cyangwa ibumoso, mbega ngo iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye itegereze neza. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano icyerekezo uba ugomba kwinjiriramo ni icy'iburyo. Ndakeka ko amaze guhitamo de, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Kino kibazo abantu benshi bakijyaho impaka, ariko namwe niba n'uyu munsi wenda wateze cyangwa niba wagize amahirwe yo guca hari ahantu banyura bazengurutse, uzabona imodoka ihageze ica mu ruhande rw'iburyo. Hari abantu rero bajya babyitenya kuvuga ngo ni ibumoso, aba ari iburyo, yinjirira imodoka iburyo. Mujye mureba kwira rompwe iri hara mu mujyi, iyo ibinyabiziga bihageze aho waba uturutse hose uhita winjira mu ruhande rw'iburyo. Ndakeka ko bamaze guhitamo de, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ese waramaze guhitamo de? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wahisemo, ndakeka ko kigarutse mu kizamini urakora kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizamini biba byakozwe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Ese uba ugomba kwitondera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ibinyabiziga bimuturuka inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. Mbega ngo ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Sega ngo ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo, mu gihe de ikubwira ngo ibinyabiziga bimuturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ese ni iki cy'uba ugomba kwitondera mu gihe ugiye kwinjira hari abanyura bazengurutse? Ndakeka ko hano bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba kwitondera, ugomba kwitondera ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ndakeka ko amaze guhitamo B, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda biba bibujijwe kuwurenga, waba ucagaguye waba udacagaguye. Ariko iyo ucagaguye umuyobozi aba ashobora kuwurenga. Ryari? Hano nibyo tugiye kureba. Aravuga ngo agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, mbega ngo gukatira ibumoso, sega ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose nibyo. Iyo ugeze kuri murongo ucagaguye urombereje hagati mu muhanda, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ushobora kunyura ku kindi kinyabiziga cyangwa mu zindi ndimi bya bindi mukoresha ngo ni ukudepasa, gukatira ibumoso cyangwa guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda wenda ugiye nko guhindura icyerekezo. Ndakeka ko amaze guhitamo de, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Hari abantu bakunda kumbaza se iyo bavuze ngo ibintu birabangikanye ni ukuvuga ngo bivuze iki? Ko hari abantu badukurikiye wenda bari nko mu mahanga bari hafi kuza wenda mu Rwanda. Ubwo urumva rero hari igihe benshi baba batazi nk'icyo kinyarwanda tuba turi gukoresha. Iyo bavuze ngo ibintu birabangikanye, abari hano batubwiye ngo imirongo yera icagaguye ibangikanye ni imirongo iba iyo urebeye kure ubona wagira ni umurongo umwe, kandi ni imirongo ibiri ijya kuba nk'aho ifatanye. Nibyo bita kuba ibangikanye, yegeranye ari ibiri. Rero ntabwo ari ibyo tuje gusobanura, ahubwo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku iyo mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Aravuga inzira y'abanyamaguru, mbega ngo gahanda k'amagare, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inzira y'abanyamaguru n'agahanda k'amagare, ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo
ndakeka ko amaze kucyandika ku rupapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Murabizi amagare aba afite agahanda kayo mu nzira nyabagendwa. Kubera iki? Kubera ko amagare nta moteri aba afite. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? Aravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. Beka ngo amatara abiri ashyirwa imbere. Seka ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Deka ngo B ndetse na C ni ibisubizo by'ukuri. Amatara abiri ashyirwa imbere ndetse na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kwitemezo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, kugira ngo uturutse imbere aze kubibona n'uturutse inyuma aze kuyibona. Ese uramaze guhitamo C? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wahisemo, ndakeka ko ikibazo nikigaruka mu kizamura akora cyangwa uzakora vuba aha uzahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? Arakubwira ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B ikakubwira ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikakubwira ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D ikakubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Wowe urabona hano igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kubyitamo, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode zikoneka waba hose mu gihugu, kwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 tuyigufashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, koresha iyo nimero. Ukeneye ko hari ikintu nkusobanura, koresha iyo nimero. Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali, koresha iyo nimero. Ushaka kwiga umunsi umwe tukaza tukakureba tukakwigisha bugacyo ukajya gukora, koresha iyo nimero tuyigufashemo. Hano ari igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ntabwo bishoboka ko wabona itara muri metero 100 ari ku manywa ngo noneho muri ari nijoro aba ari bugurirebera muri metero 20. Ntibibaho, kuko niyo uri wenda nk'urugero uri mu mujyi ukareba nk'iyo hakujya ubona itara ririyo mu ntera yo nini, ariko yari nijoro ari ku manywa izuba riri kwaka n'umuntu ashobora gucana telefoni ntumenye ko icanye. Rero ntabwo bishoboka ko warebera ikintu muri metero 100 ari ku manywa ngo muri metero uterebere muri metero 20 ari nijoro ari itara. Hano hose urabona ko metero zo ku manywa ziruta iza nijoro, kandi iza nijoro nizo ziba zigomba kuba nyinshi. Niyo mpamvu hano nta gisozo cyo kuri kirimo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Niba uri hafi gukora, jya ureba ikizame cyose cyakozwe ibibazo biri kugaruka. Uri kujya mu kizame ukabona ibibazo 10 biragarutse, rero kugira ukorere imwe uhita utsinda, jya urakosoye ikizame cyose cyakozwe. Nubona hari ikintu kiri kugora uri gukosora, ucyandike muri comment tugutegureho isomo, ukande subscribe kugira uzahita ubibonera ku gihe. Nubona hari ikibazo ugizeho ikibazo mwa bino bizamuri gukosora, umpamagare nkusobanure serivisi aba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, amahirwe masa, kandi gukora rimwe nibyo dushaka, hamwe na Rwanda Driving College TV. Mugire ibihe byiza.